Mu gihe uza mu mujyi wa Gisenyi cyangwa se uturutse mu mujyi wa Gisenyi mu mujyi wa Rubavu, ni ahantu hitwa ku Kabuye Kera niho umuhanda unyurira, undi muhanda ni hepfo gato n'ubundi yaho ni nka avene imwe, ni ukuvuga ko imihanda ibiri yose ikora kuri iki kibanza. Nk'uko mubireba hateyemo insina kandi za kijyambere zimeze neza, ku muntu ushaka kuhagura adafite haraka yo kubaka ashobora no kuba asarura ibi bitoki, kuko igitoki muri iyi minsi murabizi ku masoko uko bigiye bihagaze, nabyo ni ishoramari, ushatse wahareka cyangwa ukahubaka. Ikindi iyo uguze ahantu uba wizeye ko ubutaka bugenda buzamuka uko bukeye n'uko bwije, n'ubundi ukagurisha bakaguha amafaranga aruseho kuyo washoye. Twongere tubibutse ko uyu ari umurongo mushya cyangwa se umurongo uvuguruye. Mbere twari dufite Gisenyi Commission iri mu birango by'umuhondo, ubu rero twaje mu birango by'umutuku nk'uko mubireba muri video yanyu. Logo yacu ni umutuku ndetse n'umukara, tuzajya tuvangamo n'ubururu. Uko tugiye duhindura ibintu byacu tuzajya tubibabwira, gusa nyine haba hari impamvu ituma tugenda twagura imirongo tunayivugurura. Ni ukuvuga ko ku muntu ushaka kugera aha hantu wampamagara kuri 078 300 875. hanyuma rero ku bantu bashaka kugura mu nkengero z'umujyi wa Rubavu, ndavuga mu bice bya Rugerero, mu bice bya Brasserie, mu bice bya Karukogo ndetse na Kamembe, turahari ku bwanyu. Ku bantu bashaka kujya bakodesha mu mujyi wa Goma cyangwa bashakayo amazu agurishwa, turahari ku bwanyu. Iyo kampani ihari haba harimo abantu benshi kandi batandukanye, niyo mpamvu tugenda twagura hirya no hino. Ni ibisanzwe ko dukorera mu mujyi wa Kigali. Abantu bakeneye amamodoka cyane cyane mu mujyi wa Kigali baraduhamagara, bashaka kugura ndetse no kugurisha. Hanyuma n'ushaka kugura imodoka y'inkongomani mu karere ka Rubavu, uraza tukagufasha cyane. Ntimukagende mugure mwihishe, hari abantu baba batabizi bagapfa kugura imodoka z'inkongomani zidafite ibyangombwa. Ese ujya ukenera inzu n'imodoka byo kugura ukabibura cyangwa se byo gukoresha muri serivisi, ubibone ku giciro gikeya kandi giciriritse kiri hasi cyane kugira ngo ubonere igihe. Ese ujya ukenera imodoka zo kugendamo, kuba watwara abantu muri deplacement isanzwe, wagize ibirori, inzu nziza zo gukodesha cyangwa kugura. Ese wigeze ukenera adresse zacu ukazibura? Izi zose ziri imbere yawe, dukorera mu mbuga ngari i Rubavu. Iki kirango cyacu cyiza uzakibona aho dukorera cyane. Imodoka tuba dufite, inzu nziza na apartment dufite, imodoka z'ubukwe nziza dufite, sonorisation nziza dufite, moto nziza zo kugura no kugurisha dufite. Dusangira Rubavu rero, turagufasha biriya byose ubonye. Niba ufite ubukwe ukaba ukeneye kugira ngo tugukurikiranire byose, ndagira ngo mwongere mwibutse gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibicuruzwa tunyuza ahantu dukunda kuhanyuza ibibanza, amazu agurishwa n'akodeshwa, tutibagiwe ibinyabiziga. Ku bantu bose baba bashaka gukorera izo serivisi cyangwa bakeneye izo serivisi, turahari ku bwanyu. Ku bantu baba bashaka abantu bo kubagabira ubutaka cyangwa se babandi bapima ubutaka, nabo turabafite. Mugomba kutwandikira mu gihe mubakeneye, nuko tukabakorera izo serivisi zo gupima cyangwa se kugaba ubutaka. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda abakiriya bacu. Twongere tubibutse nimero ni 078 300 875. Dukoresha imbuga zose kuri X cyangwa se Twitter, dukoresha Gisenyi Commission. Harimo ikirango cyacu ndetse na logo yacu biri mu ibara ry'umutuku wiganje. Hanyuma Facebook dukoresha Rubavu Buy and Sell. Hariho Rubavu Buy and Sell ebyiri, iyacu niriho ikirango cyitwa rent, handitse rent mu nyuguti
z'umuhondo wiganje ndetse na cover yayo cyangwa se ifoto ikurikira profile iri mu bara ry'umutuku nawo wiganje. Instagram dukoresha Gadi Ruta Gisenyi Estate ndetse na TikTok niyo mazina akoreshwa. Hano ni heza nk'uko mubireba, ni ahantu heza pe, hari iterambere. Abantu bari kuza gushora aha hantu ndabizi ko muzunguka, cyangwa se tayari uwaguze aha hantu ahita yunguka kuko abantu baba bashaka ni benshi cyane. Ahantu rero tuhafite ibibanza byinshi bikora ku kiyaga, biri hejuru, bifata view y'amazi cyangwa se ureba ku mazi, byose turabifite kandi ku giciro cyiza cyane. Uyu munsi ushobora kugura aha hantu $35,000 cyangwa $50,000, nyuma y'imyaka 5 cyangwa 10 bakaba bagukubira gatatu. Ngaho mugire ibihe byiza, turabakunda cyane.